abamama Uwiteka abakomeze cyane abaha umugisha genda bubaha mutanga ubuzima tugerageza kuyanga ariko uwo muganga arayitwemerera ntabwo ati abaganga ni baba abaganga basatura umuntu ukagira ngo ni nko kwitsamura agira gutyo umuntu umwe akabara bagira bati akabara umuntu umwe umuntu umwe so nukuvuga ati nta kibazo tugezeyo Uwiteka aratubwira ngo nimuyireke genero uzi impamvu ni Imana bitubwiye impamvu Uwiteka bivuze yaratubwiye ngo nimuyireke kugira ngo bamutere nusuka puti akomeze afite ubwonko bukora n'ubwenge bumeze neza ubashe kwirwanirira ujye usenga yari yapfuye tumaze guhindura twemera nusuka puti ageze muri theater byari byananiranye bakajya bamukozamo bamukoza mu rushinge amaguru agahaguruka ngo bigasimbuka umuntu ukasimbuka nk'ufashwe n'amashanyarazi abaganga birabashobera barongera babigeze nka kangahe mu gusenga kigeze aho kirafata cyari cyanze gufata nahibanga nyuma nibwo umwuka wera bidusobanuriye nabwo ati Satani niwe wabyangaga kugira ngo bamutere genero agendere ko ariko Uwiteka yo gahora ku ngoma yarahabaye so bamukorera operation nihuse ikintu nabonye Imana akimara gusohoka mu theater bamukuye mu nzu mu muryango bamugejeje nkariya nkuko bamumanura ngo bamujyana mu ntuza mu nzu y'abarwayi umuriro ucika bitaro byose biba umwijima ariko agisohoka nari mpagaze imbere yaho akazu ka generator yabo bakoresha kari barirukanka bajya kwatsa generator bagiye kwatsa generator nari mpagaze mbyirebera Uwiteka ngira ngo ashatse kubinkorera mu maso ngo anyereke neza icyo yatubwiye bagiye kwatsa generator basanga battery iri flat yashizemo umuriro ngira ngo ku ngoma ya Rwabugiri heruka mbona charge nimwe generator ntiyatse icyabaye bahise bakuraho battery bajya gushaka uko bayicaginga nuko babigenza nta muriro ariko umurwayi wanjye bamaze gusohoka Murakoze Yesu Satani ati ntabwo ndashi nihuse baradusezerera turataha ngo tugere mu rugo turayibona intambara mu mwuka turasenga twarasengaga amanywa nijoro ntuzareke gutabaza Imana irakora birenze uko utekereza nyuma y'icyumweru uzi ukuntu byari bimeze umuntu yasigaye angana yabyimbye yahishiye naramurebaga nkabona ameze nk'umuneke yahishiye umubiri wose kandi bitangiye akambwira atari ko se ko ndyama ngo ntabwo meze nkanasa nk'unanirwa guhumeka gusubira kwa muganga tugeze kwa muganga abaganga bamukozeho bahita batwandikira transfer ako kanya mujyana ndirukanka mujyana mu bitaro bikuru mpamugejeje narahamugejeje mvana mu modoka
mugeza ku muryango njya guparika imodoka neza ngarutse ndamubura naho abaganga baramwakiriye bamugejeje kuri Megezi bamupimye niba barashaje kugira ngo basanze pressure ari n'amapine enda guturi bahita bamwirukana umubiri wari wuzuye amazi bamuvanyemo nka litiro 10 z'amazi 10 yari yuzuye amazi naho umwe yavugaga ngo wararyama kumva bimeze nk'ubona neza umubiri naho umubiri wose wuzuye amazi ibihaha byuzuyemo amazi araryama yaryama amazi bikamera nko gucurikira amazi akazi ibihaha imyenge ibihaha y'umubiri cyane noneho akumva kumeneka cyane akabyuka akashyiraho imisego byose n'umva byananiye ntagiye ariko Uwiteka Nyiringabo ahita arabikemura tuvayo kwa muganga bamwandikira imiti ndabyibuka umuganga aramubwira ngo bamujyanye ICU intensive care unit Ikura uwo bararanye barimo ari batatu iryo joro umwe arapfa umunsi ukurikirana naramusize nijoro ngataha ngomba kureba uruhinja ruri mu rugo ngarutse nsanga mu gitondo nibwo twahamukuye mujyana muri biro isanzwe Uwiteka arabikora ya pressure iramanuka abaganga bamwandikiye imiti baramubwira ngo ugomba kubaho mu buzima ufata imiti ngo ntuzagerageze kureka imiti udakonsultinze muganga ariko Imana dusengera akahora tungo iri hejuru y'abaganga baravuga nayo ikavuga barakora igakora hejuru yabo bafite ibyo bizera bya sayansi sinyaka ariko hejuru ya sayansi hari ibindi bintu yewe ntuzareke gusenga twavuyeyo tugezeho turasenga Imana yatubwira ati ndahari ya miti yanyoye icyumweru kimwe yanyoye icyumweru kimwe Imana yatubwira ati shyira muri kapu no kugeza uyu munsi nta pressure mukomere Imana amashyi kubw'iryo shimwe haleluya amen muhe Imana icyubahiro yaba nitwishe amen Haleluya. Mama ufite message imwe gusa dusenge. Papa wacu nyakuru nakuze ikinyarwanda cyinshi ariko nihangane ni Imana ntabwo ari umugabo ntabwo ari so wakubyaye ariko dufite Imana dufite papa yewe nkunda kuvuga ndasaba Imana izame urugero revo yani guteta kubera niwe our security niwe buri kintu Imana ibi byose yatubwiraga byose by'umuriro by'iki na theater byose Imana yatubwiraga byose ikatubwira musenge mfite amezi 7 Imana yatubwira ngo twange kifafa cyane imbariki ni gicuri ni abamama abadamu batwite ntabwo ari seri ya mu giswahili bayita kifafa cya mimba kifafa ni iki ni gicuri sasa mfite amezi 7 biragenda mfite amezi 7 Imana yatubwira twange icyo kifafa cya mimba turabyanga isigaje like 1 week Imana yatubwira ngo mwange mbona theater mbona umuriro urakatitse ndabirota Imana yambwira mwange umuriro umusenge turasenga mbo inyereka ngo ndi theater nabibona ndi theater mbona ngo akantu gucomoka Prague byarabaye turi muri ya bya oxygen mbigerayo
banshiraho ikinya banteye ishinge gatanu 5 times byanga bakambaza abaganga, do you use alcohol? Oh yeah, I have never used alcohol. Bikabashorera ariko birakunda bashira ko ahangaha C-section ku mugongo basalamba. Ngeze hagati umwana bamukuyeho imbura mwuka nabwo mumfashe nabumva ariko imashini zigatente bashiramo oxygen sinzi kinjabaye akantu karacomoka ndabibona ariko numva mutima nimba senga mvuyemo ku muryango hari umuriro wakati muzima. Ikintu nshaka kubabwira, Imana irakora. Tube dusengera cyane abamama batwite. Abamama tufata Imana yacu. Abamama dufite ibitero byinshi mu miryango ya papa, mu miryango wa mama, mu muryango w'umugabo, byose bikakurizaho. Ninde uruhungiro rwacu? Ni Imana gusa. Ntabwo ari umugabo, ntabwo ari so, ntabwo ari nyoko, ni Imana gusa. Kubera nageze ahantu uyu nguyu yaransize aragenda, nageze ICU ngera mu kumuryango anditse ha ICU. Mana ni jewe Tina nije ICU ni ahantu bajyana abantu namwe murabizi, intensive care unit. Nicaye nk'amasaha abiri, umwe aragenda, ukabona umuntu arasamba aho ngaho uhari mu cyo cyumba. Turi batatu, umugore umwe jewe umwe ni umupapa, uwundi ni umusore ngo kabisa aragenda. Mbibona baransezera ndagenda. Dusenge bamama, dusenge. Ndashima Imana yo mu ijuru kuba Mari ni umwana ahari. Satani yashakaga ibaze yavutse nyina nawe uhari. Umwana bajyawe ku bitaro yasiganye na mama wanjye. Ibaze umwana ufite 1 week agasigana n'undi muntu. Ntabwo ari nyina. Dusenge bamama, Imana irakora. Murakoze cyane.
kinyanezi cyitwa Betesida yarahamaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bamugejeje akiri umwana mutoya hari umurwayi wari mu kinyanezi cyitwa Betesida yarahamaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bamugejeje akiri umwana mutoya
Wow.
kuko